Gagandi ase ko nagasodo baraguriye umuntu wowe ndacaga afite wewe wabona amafaranga g'umunsi uzikaga amafaranga nzagajana no muri Amerika mwese mugarebaga amafaranga nagatsindiye ku bitambo byacu TV umuntu ujagaho ahamagaraga bisoso agahita gamuha ayo niyo guhaye yonyine bimeze bitewe meze neza shaka naribi Inarimba bajwe no kumenya muri izi minsi aho cano zanyu zigeze. Cano zacu se? Sha ni gake gake gusa mwo biragenda pe. Numvishe ko imibano zacu TV barazisibye. Nawe warabyumvise? Koko bana yanje mbaga mbabaye cyane. Sha byihorere barazisibye ubungubu twibereye ku bitambo TV. Nukuvuga ngo ubungubu baga ku bitambo TV abantu ndaho barasha babimenya. Cyane. Njyewe muri izi minsi narebaga ku bitambo TV. Gajanda buranye no kundu umeze ariko turetse cyo sibyo amakuru ganyu ubundi gize iminsi amakuru ni meza nyine to ubundi nibyo mubagamo filime zanyu nizo mubagamo nta kindi se ujye ufata umwanya ukazireba nawe njyewe n'abantu bose b'inshuti zanje zo ngiraga ndababwiraga ngo mushe ku mubano gwacu TV baragusibye ariko ubungubu bimukiye ku bitambo byacu TV iyo twasohoye filime uravuga ati bagereyo barebe mana yanje ahubwo ndababwiye nanajya nibijyo ndaho byogera mu nda ni ku bitambo TV nje nasinze umuzi hajuje aho mba mukecuru uvuga ngo kandi ubu bwari wowe adore murana ya aga rero aganagahembwe ejo bundi nagatsindiye mu gihembo cyo kureba ibitambo TV niki gaho yitaga bisozo cagambaye cya bisozo kira kigaba hajya niwe bitaga abi naye jaga ndakonwa hehetaga mwa yaseka ntago meheta ariko ndawaza nosereka nkubaze urababwa ngo barebe gutyo gusa bijyana n'ikintu bakoze umbara ndakaswira ndaho no babwira guco ndababwira mukande sabone comment musharinge urumva jewe cyane nibyo mbagamo sihumva se hubwo ahubwo ndaho mubibonaga ako banda njya nkubona zira comment zijaga zirajaho zirisukiranya nincuba guzirimo niyo mpamvu rero ibitambo TV giye kuzamuka pe nase ushaje kwa kari we njya mbona witwa Boy ninje bitaga Boy ndiwe ninje bitaga Boy uko ntabwo najyaga nkumenya ndakaswira niyiziye rero sinumva se hubwo ninjewe hose mbwira comedy dusaje bundi yitwa ubuhehesi bwa Maria narayibonye ase kumamuza cyane bimeze bite umuntu abayibereye mu bitambo TV nawe ukaza meze neza bakameze neza cyane muri byano yicara dem uyu we ahubwo se none mwaburi mubishyira njeni baga ndi kuganizwa bitaga abi uje umumenya se ndamuzi cyane mani turakora akweraga hehe niba umumenyaga jewe baba we akorera ku bitambo TV bari guhatwika byata se wumva zikora hano sha ntabwo yanyoberwa uyu mwana bizi uziko amunda bagicamamare nose ubu naje ndahita mbicamamare wowe urahita bavuga ngo wakibaye ahubwo se none bwa mbere uje mani nje rero ku bitambo byacu TV nigeze kujaho umunsi gumwe ako ndavuga ndi nzasubirayo je bisozo aguha bya biceri agangaga cyangwa umaze iminsi yarya ari kugenda ashira yambaye igipapuro kimwe ndagitanga bamvunjira amaga ngaga cyangwa mvara kora ibintu byata yambaye igipapuro cy'umutuku bambamo ibiceri bibiri baranyibye se ntago bakwibye ndi wumva se bombo club oya bureka ngo byagenze bite ngo byagenze ngo yavuze ngo yatanze ngo ikinota cy'umutuku ngo baranje bamuha ibiceri ibyo biceri bibiri afite mu ntoki agubwe inoti y'umutuku se yandi biti ya bitanu si ya bitanu se subize mani biriho n'ikinyomoro mani barangije bamuha ibiceri bibiri ese wari gustikira jewe nibyo mfite fayademu njyewe urumva jewe nja gushaka umudamu kankubaza ikibazo mubwira wize imibare ajya none se imibare ndayizi kubera uyu muntu ntabwo arabara ko ntazi imibare nose karindwi guteranyaho karindwi guteranyaho karindwi si
si gatandatu nje imibare ndayizi niyo mbagamo urumva shaho man jewe menye impamvu atanga 5 bakamuvunjira desi mpamvu se so man hari mu muturanyi wa 7 ni 6 no kubera imibare myinshi oya nako ndabyibutse ndari gatandatu ni kangahe ni 3 n'igice ndabimenye Bitambo TV ku Bitambo TV rero rero uyu mutipe ubungu nawe ni mugenzi wanjye ese n'ubwandu mbonye se basa cyane imeze neza dore aho ndi wambaye ibiceri neza n'ukuri kaguhore pe yaragambaye ubu niko njyagaho neza bite bisoso niko bisoso hase ko muri iyi minsi y'ubujije noneho naho yicara uri mu kanama kameze gute none jewe nabasuye hano muri studio z'Ibitambo TV ndi kuja ndabaganiza ndabyira umuntu bitaga bisoso yambaye amafaranga ibiceri yambaye kinote c'umutuku bambamo ibiceri 2 ya bisoso naho ubundi tuba twibere kuri nibyo bambayemo no si babaga barambenze mwa barakwibye mwana njewe umuhaye bitanga cyane baba ubwo se ugira ngo abatureba bisoso baramuzi ntabwo bamuzi si weho ni ngewe se bitaga bisoso nako witwaga bisoso abandi batamuzi dore uyu niwe witwaga bisoso ahubwo reka bibwire ubabwiye naho baje barakubona hayi abadukurikira kuri channel yacu nshyashya Ibitambo TV ubu ngubu ibikorwa byabaye bishyashya ubu turi mu mavuta gukora movie nyinshi cyane tukazibahata ku bwinshi ariko se nkawe ugenda kuri channel yacu ukirebera ukagenda udakanze subscribe urumva tumuvi tuzajya tukugeraho udafunguye n'inzogera si ikibazo ikibazo cyane jewe ayi bandu banje kuri ga mazina ganje mujaga muramenya wonyine nje nibyo mbagamo muri izi minsi nagiye ku mubano gwacu TV nzanga baragusibye ubwizo ni imbanuka zabaye kuri ba Bisoso mbaga nimuke ku Bitambo TV mbaga nzindi inoti y'umutuku none bari kumvira ngo yare ya 5 ndaho naringa nibwo bwa mbere naringa bo jaho wawe ikandira ibyo bintu ari kukubwira ukande saboni ukande kuri ako kazogera uri kubona ubundi usharinge ukore na comment ubundi urebe uhita ushyirana nimero zawe muri comment ese bo nkuko unuze umubano wacu bawusibye abantu bavuga ngo manager Bisoso yarawuriye nje ndawubiza nguramo na kamera nshyashya niko bajye bavuga se nyine umbaje ibintu urabivuga he je kankubwire se yarawugurishije je ikintu nabivugaho kubera ko n'imodoka igwaga mu muhanda igacika umunwa jewe naho nobibona gucope kubera ko nje Bisoso yaba no sinanje ko bavuze ngo menyaga amabanga gabo ngo kubera ngo ndi inyonjo ya Bisoso abica no bivuga babwiza ukuri je cyo no bivuga bwiza ukuri rwose nagiye kureba nsanga umubano gwacu TV sanga niyo bita Arena Comedy TV sinzi nindi ona Mahitamo TV niba ngo ni na Mahitamo TV zose bagira gucya ngo pyo mbura na video nime sinsatsinzemo umubano gwacu TV mbabonye muze sinkize mara na comedy mbabonye abari gukina ku ngufu ese abi wowe kwicyo kibazo abantu uvuga ngo cano twarayigurishije wababwira iki hari imbere ya kamera niba zagwa kwaka ka video wenda bari kwitemberera kuko urumva tunababwiye ngo bajye kuri ku Bitambo TV rige bavuga ati nini tujyaho kubateza imbere bazayiri urabyumva ute no kugira ngo batere courage bagaruke dukomeze dukore ko wakozemo amarira adasigaza babwiye nje cyo nababwira cano nago yagurishijwe ahubwo yarasibwe kuko ba yaragurishijwe nago abakaba bijya ku mbuga uguyigure ahubwo yarasibwe rero kubw'ibyo badusupportinge kuri cano nshyashya Ibitambo TV baduhe sabu share comment kujya ko nawe yazamuka nabari bafite impano yo gukina bagaruke dukine cyane ikindi bagiye
bose baragiye baragiye kamubwire dore na boyi ntabwo tugiye kubica inyuma nawe yari yaragiye mu bintu bijyanye no kuba narumvishe ngo bisoso ngo yagize gutya ngagura ibikoresho ngagira gutya ngo ubu ngubu ngasigaye aryoshye ngo ari ku cyango genda akoze ubushakashatsi muri izi minsi de nibyo narindi kuja ndabamo nzanga yarihirinze akaja arikorera n'umucanga ako ndawajyanye wakoraga ikiyede noneho ngo abagize guca sinzi ngo babonye umukire ngo bamuteye ingunga ariko nuba aracafite ideni ariko nibarebe na kamera dufite ntibari kureba rino shusho bagereranye n'ibya kera ni ukuri pe nibare umuntu uri burebe aka kaganiro kacu aze kugira icyo comment atubwire bajye muri comment ajya ngo umugore wawe yaburaye kangahe kugira ngo ugure kamera ubu baracyabura ndi wumva aracafite ideni n'umugore waracabura umugeni yo ku munsi rimwe nta bagacyahize umuntu aracyakamare kare ako nimuzongere kuvuga gutyo ngo umubano wacu TV yarariwe njyewe pe nanjye batabiciye ku ruhande nk'ibyumva nahise mvuganisha uze koko wasanga barankozemo akazi we ariko nyuma y'uko nza gukora ubushakashatsi nkaja ahantu ho henshi nkasanga bibaga bigize nyine byaragize biba biragize baba barabigize biba biragize biba bigize gutyo biba bihwaniyemo ahubwo muze dukomeze shoot urebye usanga ngo hariho za kungufu ngo na ikintu tukomeje kubabwira nasanze muri mawaje mu dusure utambo TV hajya ni kuki umujye mwibagirwa karayiki kaba ari ingenzi uwakoze subscribe karayiki ni ingenzi na comment je mbaye ngiye jewe noneho kugira ngo byemere je nagarutse gusha nzaja ndazibacirira neza neza naye barabura